Imana yambwiye ngo irashaka kugushingira igiti. Iragushingira igiti. Baravuga ngo ni imbago ntarengwa. Irashinga igiti ntarengwa. Abakuriye baramanuka, bagutondagiye bose hari igiti. Imana iragushingira igiti. Ni ijambo riva mu gasozi. Abatabizi bagira ngo ubuhanuzi bupfa kuzura. Ubuhanuzi bwuzura umaze gutungana. Iyo utari watungana, Imana ikinga ikirere cyo kubutabara. Ntabwo Satani ari hatari gupanga. Satani arimo arapanga. Kandi ibintu apanga ni ibintu bitatu. Ikosa wakora ukabura ibyasezeranijwe ni ukutumvira. Kandi icyo nicyo Satani ashaka. Arashaka ngo ntiwumvire. Menya ibi bintu rero. Iyi myuka niba uyifite, uragowe. Igiye kuvuga niba uyifite, turasenga, wongere usenge muri butahe. Kuko iyi myuka nicyo kirango kigaragaza ngo Satani yinjiye iwawe. Amen. Ntabwo Imana yishimira amarira yacu. Ntabwo Imana yishimira ibyago byacu. Ntabwo Imana yishimira kubaho tubayeho nabi. Irashaka kubaho uko bikwiriye. Urababaye, none Imana iragushimisha. Umaze iminsi uri kurira, Imana iraguhanagura amarira none. Umaze iminsi ufite umubabaro, Imana irashaka kwakura umubabaro. Waba waratewe n'abantu, waba waratewe na Satani, Imana irawukuvanamo. Vuga ngo hari ubuzima ndavamo. Mu izina rya Yesu. Ari ibintu cya kabiri nabwiwe. Imana irashaka kukuremera. Abantu bagira babaremera, bakabaremera ibyo bakora, bakabaremera ubuzima bushya, bakabaremera bakabaha. Nawe Imana yawe iraguhanura. Iraguha ryari? No. Vuga ngo ndaremerwa. Mu izina rya Imana ni inshuti yawe. Ni inshuti yawe. Imana iragukunda. Imana igufite umugambi kuruta iyo ugambiriye. Imana iragutekerezaho kuruta abagutekerezaho. Nubwo hari abatagutekerezaho, hari ugutekerezaho. Nubwo hari abatagira icyo bakora, hari yagira icyo ikora. Nubwo hari abatagira ngo bagusure, hari yagusura. Imana iri kugutekerezaho kandi nabwe ngo uraremerwa. Vuga ngo ndaremerwa. Icya gatatu, Imana yambwiye ngo irashaka kugushingira igiti. Iragushingira igiti. Baravuga ngo ni imbago ntarengwa. Irashinga igiti ntarengwa. Abakuriye baramanuka, bagutondagiye bose hari igiti. Imana iragushingira igiti. Ni ijambo riva mu gasozi. Imana irababwira ngo gaso k'umwana wanjye, gaso. Ko bimeze abantu urakubititse, irabashingira igiti. Muga ngo agasuzuguro k'abadayimoni, none Imana irashingira igiti. Wanasifiwe. Amen. Gushingirwa igiti. Muzi gushingirwa igiti ni nk'uwagushyira mwaka kabati, imbwa zose n'imbwebwe zikajya zihunahuna inyuma y'iki kirahuri. Zakurya abone niyo yaba ari intare ntiyagekeye. Zihumira inyuma, vuga ngo bijye bihumira inyuma. Amen. Mfite ibyishimo byinshi ntari buze gukontorora. Mwihangane nishimega, nabuze ababyeyi ndi mutoya. Kandi namwe muri ababyeyi bamwe muri mwe muri ababyeyi banjye. Abandi muri abavandi, ni muri bashiki banjye. Nanezerewe ku bwanyu. Umubyeyi ni ikintu gikomeye ukwiriye guha agaciro. Abatabaha agaciro muzakurikira inyigisho iri kuri YouTube channel yacu. YouTube channel yacu ya Duhumurizanye TV. Kandi ndabasabye mukore subscribe. Iyo tubivuze mugira ngo ni business turi gukora. No. Iyo message dutanze yatambutse mu materaniro tuyishyizeho, urayibona ukayikurikira. Sibyo? Kabiri, gushayiringa inyigisho ntabwo ari gucuruza. Ni ibyagukijije nawe uhaye abandi ngo bibakize. Niba ijambo ryagufashije warihaye abandi.
ariko ubutindi bugeze naho tutashayiringa inyigisho yadufashije. Yesu we arabona views nyinshi, arabona subscribe nyinshi mana yanjye, kandi simbishaka ko bazamuka, ahubwo n'abakoze sabone wambwira bagasabonetinga bakavaho, kuko hari abantu babateye batyo, kuko ngo nani ngo YouTube izaduhemba. Ntabwo aricyo tureba. Inyigisho ikwiriye kuba ari inyigisho iri seriye, kuko Imana nayo iraviewinga, irakurikirana ikareba. Imana niba iri kureba abantu bakurikiye online, bari kureba Duhumurizanye TV, ireba ibyo bakurikiraho nibibakiza. Niyo mpamvu babikora nka business, hari amakosa menshi bakora, bakandika titire ibintu banditseho ugasanga ntibirimo imbere. Umutwe w'inkuru bavuze kutandukanye n'ibirimo n'ubucuruzi, ariko twebwe ibyo twandikamo nibyo biba birimo. Ntidushobora gukora ikosa ryo kwandika ibintu nk'inkuru cyangwa se umutwe w'inyigisho itariyo irimo. Ntabwo twakora ibyo kosa, cyangwa ngo biracitse, ngo nta biracitse iwacu bihaba. No, nta muntu ugira Imana ugira biracitse. Byacika uri kumwe na perezida, onda urawa muri kumwe na perezida ngo byacitse. None twebwe turi kumwe n'umukuru nyir'ijuru n'isi, ariko ukajya kubona ngo byacitse, ngo byakomeye. Nta byakomeye mu Mana, ntabiha. Uko umunsi yampamagaye ngo nimpfe njye mu ijuru, aho ijyanye ni heza kuruta aho mvuye. Nimbwira ngo gumaho, nzabaho nkorera Imana. Dore napfa nzapfa njye mu nyungu, ninaba ndiho Imana izunguka ndimo nyikorera. Nta byacitse mu Mana, ntabiha. Ariko kubera dukeneye views, hari ababikora batyo. Turabinginze bazamenye ubutumwa bwiza ko buri kare ntabwo buvangirwa mu amazi. Mbayoboye ndi revera wabo nabashyira ku murongo, ariko gahari abiyoboye kandi nta kundi. Ariko hari ibintu tudakwiriye gukinisha, ni ugutera waraza mu ijambo ry'Imana no gukinira muri ryo, kuko ntibikinishwa, riri seriye, rifite imbaraga zo kwica no gukiza, rifite imbaraga zo guhindura no kuzamura imitima y'abantu bakagera ku rwego Imana ishaka. Amen. Rero ab'Imana izagurutsa muri twebwe muzirinde icyo kintu. Niba ari ubutumwa bwiza muzakoresha ubutumwa bwiza, niba ari ibindi muzakora ibindi, nta kibazo. Amen. Turabasabye rero sabone, mundebere umuntu ubwire muze gukora sabone. Sabone kuri Duhumurizanye TV, wandikemo ujye hahandi hani kuri YouTube wandike Duhumurizanye TV, nurangiza urebe usaboninge, nurangiza ukore kunzogera, ninjye ubyivuge ntawe mbitume. Ujye wakira buri nyigisho twatambukije kuwa kane na ryari no ku cyumweru. Nubona ntacyo bikumariye, ntusaboninge, ubyihorere. Amen. Nirukange rero ibyo nabivuzeho umwanya, ndashaka uyu munsi kugaruka ku ijambo ryitwa kwiyiriza no gusenga. Ese kwiyiriza Imana ishaka no gusenga ni ibihe? Kwiyiriza Imana ishaka no gusenga Imana ishaka ko dusenga ni ibihe? Yesaya 58:6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 58:6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditswe ngo ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugo. Tukareka iki? Tukareka iki yewe? Urugomo. Tukakora urugomo. Reba muri Bibiliya yawe. Ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Karindwi, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wawe. Muri kumva icyo kwiyiriza ubusa Imana ishaka? Amen. Karindwi bivuze neza ngo kandi ukarekura ukagira ute? Nabwiye abamama mujye mwibira abapapa banyu bababyaye. Abandi baratekereje ngo ariko pastor ngo ubwo nudushutse. Papa we yarakubyaye nubwo yaba ari mubi, ukwiriye kureba ko yambaye agakote kabi
ukagenda uterateranya igihumbi ukazagira ku ikote ryiza ukaribugurira, ukazamubwira ati papa warambyaye, nubwo baba baranguriye amakosa ariko akira agakote ninjye wakaguteguriye. Uzamuhinduza ibyiza ukora nubwo yaba ari mubi. Amen. Nukwiye kubaho udahuza n'ababyeyi bawe, ni kizira ubundi, ntabwo gikwiriye. Kuko Imana irakubwira ngo mbere yanjye hari umubyeyi wawe. Kurekura ugatanga, ugaha bene wanyu, ukamenya bene wanyu, ukamenya uko babayeho, ukabafasha, ukabagaburira, ukabambika, warangiza ugafasha n'abandi, ntukore kuri bene wanyu gusa. Ibyo bintu Imana irabikunda. Kwiba irakureba ikabona nawe wirije iki ubusa. Amen. Nicyo gituma bakora ibikorwa byo gutanga bashobora guhabwa umugisha kuruta abirije batazi gutanga. Amen. Haleluya. Hari abantu bamwe usanga barakuriye mu itorero ribabwira gusenga no kwiyiriza ubusa, ariko batazi kurekura bakagira ute bagatanga. Kuko gutanga ni impano ikugarurira ibyo watanze. Iyo ukunda gutanga ugatanga, Imana biri kukubwira ngo ugutanze nzakugarura ibingana cyangwa ibiruta ibyo wagize ute watanze. Kuko nitudatanga dusa n'abatahinze, kandi iyo umuntu atahinze ngo abibe ntabwo n'ubundi ashobora gusarura. Usarura n'uwabibye kandi akaba abanje guhinga. Iyo turimo turekura tugatanga, tuba turi kubwira ngo bizatugarukira. Amen. Iyo ugira umutima wo kudatanga uba ufite ibyaha, kuko ntabwo tuba wari wagatanga, kandi utateye ntusarura. Iyo ni ihame ry'ababibyi n'abasaruzi. Amen. Kuko kukurambikaho ibiganza ni kimwe, ni byiza. Kuguhanurira ni kimwe, ni byiza. N'ubu natangiye kwerekwa, utagira ngo ni kuvuga ibintereko. Mwese ni kuri radari ndabareba, buri muntu nake ndaje ndabibaha. Ariko kandi kubibaha ni kimwe, ariko no kuzava kuri ibyo ukagera ku rundi rwego ni ikindi. Kandi ninabivuga muzabona ibitangaza bingana n'ibitekerezo byanyu. Kandi ibitekerezo byacu birasabwa gukura bikaguka kugira ngo tubone ibitangaza byagutse kandi binini. Amen. Haleluya. Rero Imana ibwira Yesaya ngo abwira ngo kwiriza ubusa shima, nuko bajya babohora imbohe. Atwara abakristo babi. Uzi guteka inyama ugateka ibishyimbo ku ruhande byo gumukoze. Ntibahari se ntibahari. Isukari ni ya bosi ni ya bosi na matroni babita kuki ba matroni na matroni. We witonde turagiye, ariko uteke none ibijumba n'amateke. Ariko rero abakozi reka banibera amahoro, ntibazarwara indwara ziva ku biryo by'amasosi, kuko n'ubundi bubaha amateke n'ibijumba. Bazagira amagara mazima, mwebwe muri ibifirituye bitetse bikaranga. Imana nayo ifata abagome, nanjye ndabaha indwara zingana n'ubugome bari. Ukwiriye gutekereza, ese niba koko mbaho umugisha, ukwiriye no kugera ku bana turi kumwe, yaba umukozi yaba abana. Reka mbabwire njye ubivuga nakitangaho ubuhamya. Mfite abana 12, twese famiye turenze 12 mu nzu. Ntibashobora guteka ingono ebyiri twese, kandi nguyu mugore wanjye simbeshye, kugira ngo njye ku meza njye bose ndabahamagara. Hariho murumuna wanjye unkurikira ngwino, hariho abamadamu muzi, hariho abandi ndera namwe ni muzi, abanjye muzi. Imeza nanjye naguze ikimeza kirekire, twese n'agatebe, buri muntu wese n'agasahani, turarya bibura. Apana kuba ngo murarya nyuma ya papa we, njye narya nyuma yabo fazana. Tashobora ntabwo namwemerera tiyanjyana ku meza bataranga. Gisho niba banze banjye menye ko bahaze nije hanyuma naho kunterura ngo nashaka kunyubaha usuzuguye abana bari mu bariya nibo torero ryejo, bariya nibo ejo bazanyubakira inzu, bariya nibo bazandamira nananiwe, bariya nibo bazamfata amaboko nacogoye, bariya nibo bazankorera ntagishoboye gukora, bariya nibo bazamenya ko hari icyo namaze ku buzima bwabo. Ubashyize inyuma ejo bazazawe n'ikibazo. Sinzi icyo mutekereza. Ukwiriye kubaho uwo mutima ukabahoka, ukajya wiga gutanga, kandi uhereye kuba muri kumwe. Amen. Ntabwo njya nzana imyenda ngo nyitange hano mu rusengero, ariko bose baba ngenda mbahereza ikote ririkinguira, fata sha
tukajya twinjira bambaye imyenda yanjye, abatabizi bagira ngo turambarana. Reka da, mba nayibahaye. Nabo ga iyo mbuto mbateyemo nabo bazabikorera abandi, iyo mbuto mberetse nabo bazabikorera abandi. Ariko nibagirira nabi nabo bazavuga ngo twabonye umugabo w'umupasiteri w'umutindi akajya batubeshya shango barasenga. Kandi koko reka bihinyure babuze imbuto muri twebwe. Ntidushobora kuba ubuzima bwuzuye umwuka wera ariko buterekana ishusho y'Imana aho turi nabo tubana nabo. Harabo nabanye nabo ibyo mbabwira, nigaga muri segonderi nataha agafata agasahani ke kari isambaza. Murazizi isambaza n'ubugari bwiza bwabo, kawunga yari ihenze icyo gihe, ntabwo ari ngiki gihe mwayitesheje agaciro. Yaryaga abagabo igasiba abandi. Agafata kawunga n'isambaza akajyana mu cyumba. Mbabwiye nyine byabaye nibi nabyo bitazazana amatiku. Hanyuma akazana ibijumba n'icyonga. Icyonga murakizi? Abantu bazi icyonga yemwe ni ifu ya soya ariko ivura bwaki, niyo mpamvu nanjye ntarwaye bwaki ngira ngo. Akazana ibijumba n'icyonga, bo bagiye kurya udusambaza n'udusamake n'ubugari bwiza. Hari akana twabanaga gabwira ikengera turya ntabwo bwari ubukristo. Ako kana ubu karangije universite, nanjye ndangije masters mu kumenya Imana. Uragira ngo ndeshya nawe? Ibi nigisha ntiyabishobora. Buri muntu wese mu rwe ruhande ajye yubaha amavuta y'undi. Nubona uri umunyamasengesho wajya bikubahira, kuko ibyo ushoboye hari abandi batabishobora. Noneho ibyo bihe uwo muntu turababara mu bintu biriho byatumye ndongorera ku myaka 21 nubwo buzima nanze. 21 nari nujuje inzu, nashyingiriwe kuri 21. Uyu yari afite 20 yenda kugeraho, ngira ngo wari ufite 20 yenda kwa 21. Wari sinzi neza, ejo nzabyiga ejo bundi, nzareba neza ugiye gukora anniversaire ejo bundi kwa kangahe. Ariko urumva dushatse turi batoya. Kubera icyo umuntu afata responsibility angana gutyo, hari igihe biterwa n'ubuzima yabayeho, akabura abamukunda, akabura abamugirira neza, agafata icyemezo akavuga ngo n'ubundi byose ni ugupfa no gupfa. Ukaba nka baba bembe bari baratawe, ukavuga ataho turi ni gupfa, reka dukeza abasiriya twabaho tutabaho, Imana izishakira. Ndashyingirwa 21 ishyira nibi. Ubu uyu mugore tumaranye imyaka 14. Bagenda bavuga ntiruzabaho, Imana ikaruhina, ntiruzabaho. Ese mada uzajye kubabwira ati ruriho cyangwa nirwabayeho? Kuko urugo rw'abana baba bafite impungenge, kuko n'iz'abakuru zirabananira. Ariko Imana iturindira muri ubwo buzima. Ariko twaciye mu bintu tureba abantu basenga ko batugaburira nabi bakarya neza. Kubera iki wagaburira abantu nabi wowe ukarya neza? Warangiza Yesu we uri mwiza, izakubwira ati ndi mwiza ariko uri mubi, kuko umutima ugira si uwanjye. Rekura, gira umutima wemera gusangira n'abandi, kandi apana gusangira ibibi, musangire ibyiza. Abatabizi bagira ngo ubuhanuzi bupfa kuzura. Ubuhanuzi bwuzura umaze gutungana. Iyo utari watungana, Imana ikinga ikirere cyo kutabara. Amen. Icyo gituma umuntu ashobora guhera mu butayu igihe kirekire, Imana itari yamusubiza bitewe n'uko umutima we utari yawuconga, agatinda mu butayu uconga, avuga ngo kuwuconga kawuconga. Rero ni byiza ko turekura tugatanga, Imana ishimwe. Amen. Ako gace muze kugasoma mugere nibuze nko kuri 12. Imana ibagirire neza. Satani rero ni umuhanga, hari ibikorwa byamuzanye. Ntabwo Satani ari hatari gupanga, Satani arimo arapanga. Kandi ibintu apanga ni ibintu bitatu. Agambiriye kwica, kwiba no gusenya no kurimbura. Nako nkagerekeho
kwica umukristo akaba mu rusengero ariko umukristo yarapfuye. Kumva kwiba akakwiba ukaza ugenda uri igipampara nta kintu kikuriho. Iby'umwuka muri we bikazibira akakwiba kugeza nubwo yiba n'iby'inyuma. Burya bajya kwiba iby'inyuma iby'imbere byaragiye kera. Nicyo gituma Imana isaba ko duhora turi maso. Kubera ko Yohana 10:10 hari ijambo rivuga ngo umwanzi yazanywe no kwiba no kwica no gusenya no kurimbura, ariko jyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Iryo jambo rishatse kuvuga iki? Imana ishaka ko tubona ubugingo. Ubugingo ni iki? Ubugingo ni amaraso ya Yesu muri twe, ariko ku kigero cyuzuye. Niyo mpamvu atavuze ubugingo gusa, yavuze bwinshi. Hari abantu bakizwa ariko bagakizwa agace kamwe. Cyane vuga ngo gukizwa agace kamwe. Ubu ntitwasirimbye tuvuga ururimi rushya tugahanura. Hari abantu babikora neza bagera hanze ukibaza ni uhanura ni ubwiriza ni wa wundi cyangwa se, ku buryo no kumubona yicaye hano bigucumuza. Vatari uyu muntu abyina hariya tikwakina Yesu. Iyabaga ibyo yabyinagamo hano ari byakoraga hehe? Ibyo bintu bibabaza Imana. Imana ishaka ko tugira ubugingo bwinshi. Amen. Kandi ikindi nibuze kuvugaho, hari ibikorwa Satani bimuranga. Icyambere ashaka kubabaza umuntu. Kubabaza. Vuga ngo kubabaza umuntu. Umubabaro ufite ntabwo uturuka ku Mana. Satani cyamuzanye no kugira ute? Kubabaza umuntu. Icya kabiri yaje kurega abizera. Icya gatatu yaje kwica no kwiba no gusenya no kurimbura kuko nari bivuze. Yaje gushuka isi no kwiyobya. Yaje kandi gutera abantu kutumvira Imana, gucumura. Iyo tutari twamenye utuntu ngo utunatwirinda, hari amasezerano atuzura. Reka mbabaze, Abisirayeli bose bavuye muri Egiputa nibo bageze i Kanani. Hagezeyo nde nande? Inde? Abandi babaye iki? Mbabazi isezerano ryari rimwe bari bafite. None se niki cyabakuye mu isezerano? Kutumvira. Ikosa wakora ukabura ibyasezeranijwe no kutumvira. Kandi icyo nicyo Satani ashaka. Arashaka ngo ntiwumvire. Uhanurirwa ariko ntiwumvire. Usengerwa ariko ntiwumvire. Ubwiriza abantu ariko kuko ari ibintu bigisha itorero rya none. Turashaka kuvuga ku migisha kenshi ariko ntituvuge ku mpinduka cyane. Nitubikora tuzabura impinduka, tubona abantu ariko batagize ute? Batahindutse. None niba badahinduka, dore urubanza muzadushyiraho twebwe abashumba. Muzavuga ngo ntabwo mwabyize. Ni nko kubona bakubajije ikizamini ugahita ubwira ukikwaje ngo mwarimu ntiyakinyigishije. Ndanga ko igihe icyo ari cyo cyose wazagira impamvu wakora nabi wamuvugisha ukabishyira ku bakwigishije. Amen. Natwe abashumbaga murabizi ko dukeneye imodoka cyane, kandi dukeneye nayo maso meza Imana itubwira vuba vuba. Hari igihe twirengagiza ikiri ngombwa tukavuga icyatuma tubona imodoka, ariko nanone hari igihe Imana inazitwiba ugashaka kuyibona by force ukayibura. Kuko ibumbuye ikiganza ihaza imitima y'abantu, yigikinze amazi arahagarara. Bwana sifiwe. Nicyo gituma ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi bukwiriye kuba ubuzima butekereza kubaha. Reka mvuga iki, ndashaka ko dusenya imyuka muri aya masengesho, kuko ikikuzengereje ni imyuka. Icyo uri kurwana nacyo ni imyuka, icyo uhanganye nacyo ni iki? Ni imyuka. Kandi iyo myuka iyo utize kurwana nayo tuyitsinda. Amen. 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 Amen.
narasindaga cyane ngewe umubona nzi gutarama ngewe icyakoze ejo bundi twagiye kubyina ahantu na madamu twari twatumiwe, itorero ryari ryateguye biriya by'abamama n'abapapa. Erega mperutseyo kera madamu uriya wanjoboyeyo kera imyaka 10 n'imisago ishize, kugira ngo abonye ko binanira yajyaga iburyo nkajya ibumoso biramvangira kujya urumvaga nabyinnye ndi muto. None ga igisirimba kimuye imbyino zo mu kabari nta kundi Yesu yarakoze. Ubwo nabyibagiwe n'ibindi sinzabisubiraho, kuko twarabyinnye nijoro mu rusengero tumaze kurya neza no kunywa neza. Shati byarangiye n'ukuri kw'Imana nakozwe n'isoni. Iyo video man ntimuzayibona, ndasenze ntimuzayibone we kandi barayisohoye simbivuze, ntabwo marangiraho mwirebye mwasika mugatembagara uko abandi bose babyinnye neza bahanga, ngewe ninjye wabyinaga iby'amayobera. Impamvu ntabishoboye ni igihe maze mvuyeyo. Iyo uvuye ahantu ukamara igihe kirekire udasubiyeyo, ibyahugira ute urabyibagirwa. Nugira umugisha wo kuva muri iyi si n'iby'iyi si n'ibyonona by'iyi si n'ingeso mbi z'iyi si ugatindana n'Imana, ibyahahandi uzabyibagirwa. Iby'Imana bizaba forme muri wowe, bizakora, bizagira imbaraga, bizashobora guhindura umutima wawe ubashe no guhindura abandi. Ariko inshuro nyinshi Satani ntashaka ko tuvayo cyane, kamwe kagumeyo akandi kabe mu Mana. Mana na hano ndahakeneye, na hano ndahakeneye. Utapenda tuwili niko javugo, utapenda tuwili kamoja kata yo wakunze tubiri kamwe karagucika. Nekamabwiri kimureba ko tubabwiriza dushobora kuzabaho ubuzima buzana impinduka mu gakiza utagize umwanya wo gutega amatwi ngo wumve. Iyo tumva hari abantu bakunda ngo yatinze n'ukuri kw'Imana ngo se ngo katari yahanura yewe wandaritse arahanura ryari. Nubwo nahanura hari ibibanziriza guhanura, hari ibibanziriza gusenga, hari ibibanziriza kugira ngo ubone icyo ushaka. Amen, amen. Menya ibi bintu rero, iyi myuka niba uyifite, iyi myuka niba uyifite uragowe. Igiye kuvuga niba uyifite turasenga, wongere usenge muri butayu, kuko iyi myuka nicyo kirango kigaragaza ngo Satani yinjiye iwawe. Uwa mbere uyu mwuka uboha ubuzima bw'abantu, urabuboha ukaboha n'ibyawe. Ntuboha ubuzima bwawe gusa, uboha n'ibyawe. Igihe cyose ugiye kugira icyo ufata, uwo mwuka ukikwambura utari wagifata. Uwo mwuka ukuvana mu rugo ariko ukirwijiramo. Iyo myuka ikuvana mu ntebe wari umaze kwicaramo ariko ukiyihawe. Iyo myuka ikwambura, yewe niyo ufite telefone iyiranga uburyo ugomba kuyambura bakayikwiye. Kuva mbaye usindibwa telefone, kandi bwa mbere ntunga telefone nayitunze 2003. Ngigera muri Kigali nibwo naguze telefone, bwa kabiri nayiguye umugore wanjye 2005. Wigeze ubona bagira telefone n'umunsi n'umwe? Ariko abubona bose barazi batwaye benshi. Ninde urebye ngo abayigeze bati barazi bashimuta. Shiku iragiye nuko Imana barayitwaye kabiragiye. Ejo bundi shiku ese kucyangwe wibwa telefone cyane niwe ndangare kuruta abandi. Hari umwuka ushinzwe kukwiba. Nugenza uzasanga atari telefone gusa batwara, uzasanga ari n'ibindi wibwa, kugira ngo utazagira icyo utunga, utazagira icyo ubona. Rero iboha ubuzima bw'umwuka, ikaboha n'ubuzima bw'iki bw'umubiri. Amen. Abandi iyo bababwiye ngo mugiye kubona akazi, mukora ikizamini, igihe rwose ugiye kugitsinda bakariganya bakabiha abandi. Uwo ni umwuka ushinzwe kuboha ubuzima bwawe n'ibyawe. Amen. Cyangwa mwari mwabona abakobwa n'abasore, tukire abakobwa n'abasore aho barashize abamubona, mbabwira agahinda kabo, ararambagiza ku munsi wo kujya gutegura gahunda y'uko bizagenda, inkongobotsi kabiraje iramumutwara.
ukozi w'Imana bamujyanye n'ukuri kw'Imana bamujyanye iteka dusengera uti nawe tukamusengera. Yamara kuza avuze ijambo ngo mu kwa kane nzafata irembo, mu kwa gatatu kugiye kurangira ingongobotsi ikabira mutwaye. Vuga ngo ingongobotsi kandi zarabatwaye n'ukuri kw'Imana. Ubu hano uri kumbwira ati pasiteri we ati bamaze gutwara bane. Noneho n'abakobwa niko bigenda, ntabwo biba ku basore gusa, biba no ku bakobwa. Ukajya kubona ukabona wari umaze kwifatishiriza muza amajoro murara mu muhinga kuri WhatsApp, umutima uhumeka akakugarurira usinziriye, umutima uryamye akakugarurira uhagaze, murara mwohereza muhinga saa 9 mugahinga saa 10, ati Yesu we atubuse burengereyo, ati sheri ryama turaza kuvugana saa 2 za mu gitondo. Ugahingira abandi, vuga ngo guhingira abandi. Uwo n'umwuka ubabaje uteye agahinda kubera ko ndagukwiriye abana b'Imana. Ubundi icyo werekeje umutima cyakabaye icyaha, icyo werekeje amaso cyakabaye icyaha, ariko Satani ashinzwe kubanyaga igihe cyose mugiye gusingira. Uwo mwuka uhishe benshi. Ibaze ntabwo biba kuri abo ngabo gusa, n'abamama. Hari abantu bajya mu rugo Satani akabarwanyirizamo akarusohokamo, ejo akajya mu rwa kabiri akarusoramo, ejo akajya mu rwa gatatu akarusoramo. Atari uko adashaka kubaka, nawe arashaka kubaka n'abandi, ariko umwuka umurwanya ntushaka ko azarugumamo, azamuzerereza. Mwasenga dore ibanga rero, iyo wamenye izo mbaraga wiga no guhangana nazo, wiga no kugira ute no guhangana nazo. Ariko abenshi ntitubimenye. Urazinduka igitondo kimwe umugabo yakubwira nawe pasti ntabwo ari we wa mbere. Erega ndabona ushaka kwivugisha ushaka. Imana yanjye ni Imana izamba amahirwe yakangaye ya kabiri, aya kabiri kayamuha atasti ati zamba ni ya gatatu. Ntabwo ikibazo ari Imana, ikibazo ni ukutamenya umwuka rwana. Amen. Ntabwo ngiye kuba ngiri kumwe n'umugore wanjye dufite byinshi twapfa tugatandukana, ariko iyo nibutse ko hari umwuka ushaka kunsengera mpagarara ndi maso. Uyu mugore ko yarakaye ngoroha, abantu bari shitani yaje risheriya we nada gukunda uri nyanya n'ukuri kw'Imana. Uri umugore wese shitani yateye iturutse tiyaje ni ngiye goroha wakazamuka, nanjye akabigenda kamijisho naho koroha. Ntabwo mubizi byose bisaba koroha. Avuga ngo koroha kugira ngo bane n'umuntu mutindane bisaba koroha. Iyo utazi koroha urazerera. Icya kabiri, iyi myuka ihagarika imitima y'abantu. Ugahora uhagaritse umutima, ugahora uhagaritse umutima. Ariko buriya uhagaritse umutima, tuzabaho uzabaho, buriya tuzatera imbere ko. Satani ashinzwe kukumvisha guhagarika umutima, ukibaza ibyeje. Ubundi reka mbabaze, ni ukuri kw'iyo mu ijuru ibyeje amaso ntabibona. Ibanga ryo guhamya ibyeje ni ukubyumvisha amaso y'umutima. Iyo amaso y'umutima ahagaritse umutima, ibyeje birabura. Ibanga ryo gutegereza no kuzabona ibyejo ni ukubwira ngo mutima tuza, ejo nzabona Imana, ejo nzatabara, ejo nzakomera, ejo nzabona ibyo saba, ejo bizaba. Iyo umutima utangiye kukubwira ngo hagarara, hari ijambo umwanditsi yavuze ngo mutima wimpagararako. Jya ubwira umutima ngo gira ute wimpagararako. Ibi ndafite ejo bizaboneka, ibi ntari nageraho ejo bizashoboka, ibi ntari nageraho nzabyakira. Kuko mu magambo y'Imana mu ijambo rimwe isezerano Imana itanga harimo yego. Uzabyara yego, uzaheka yego, uzakomera yego, uzubaka yego, uzabona ibyo usaba yego, mu izina ryanjye rya Yesu. Ariko Satani araza akaguhagarika umutima, akakubwira ati ayinya turabona ejo bizashoboka, atuzapfa kuwa gatandatu. Ukiruka ati nukuri ndikumvishwe irimbwira ko uzapfa kuwa gatandatu. Mama mugize uko kuwa gatandatu uzapfa. Warikuye ati umutima pe, n'umutima ndikumva azapfa kuwa gatandatu kandi ko kuzapfa, kuko iyo biremye biraba.
ariko nurisimbuza ngo nzarama, riragenda hagumemo ngo nzagira te nzarama, sinzapfa nzarama, sinzakena nzakira, nzabyara mpeka abahungu n'abakobwa, nzakomera nzubaka. Ijambo ryose rije kuguhinyuza urihinyurisha irindi. Amen. Amen. Madamu yigeze kugira ubwoba bw'ubuzima, twari mu bihe by'ubutayu, azaba ubuhamya, ni ubuhamya bw'abantu, agambirira kujya kwiyahura mu modoka. Ati ndiyahura n'ukuri kw'Imana kandi ntamubwiye nabi. Oya, sinzi kuhora mvuga nabi, ibyo bintu sijya bishobora. Akazinduka mu gitondo, yagera yamuhereye ruguruza za Kicukiro, wagera santere ngo akareba imodoka atariko ijwi rikamubwira ati jyamu iri kwiruka cyane, jyamu. Erega yajya kujyamo irindi jwi rikamugarura ati yewe wigenda cyane. Yaza akambwira ati ukuri ngarutse ariko naringiye. Warugiye ariko mane warugiye tirori nyamange ndikumva ngomba kugenda. None se uragenda kubera iki waretse ukabaho? Iryo jwi riramuganza. Ndashima ko Imana ritsinze muri uyu munsi. N'umukozi w'Imana watsinze ayo majwi, ari kureba ibyiza by'Imana. Mbabazi iyo aza kwijugunya mu modoka, bamwe aravuze ngo papa we yarapfakaye ngashaka undi mugore wa kabiri. Ni umugambi w'Imana. Mbabazi ni umugambi w'Imana. Tandukanye ibigusakurizamo ni mugambi w'iki w'Imana. Uyu munsi mbafite undi mugore wa kabiri, wenda yaranantesheje umutwe, ngeze ntuze cya Nyirangegene. Yes, erega abantu batuye ahantu kure bitewe n'abo bashakanye nabo, akagutesha umutwe ukagenda cya Nyirangegene, ukagenda cya Nyirantuze. Hari hafi ya cya Nyirangegene hari akandi gace nako kasekeje. Oya, ari ikindi cyitwa bakita Kiramuruzi, amazina yihariye ukuntu. Ariko ndashima Imana ko yasigiye uwo kutuma nturiza muri Kigali. Erega ntabwo abapasiteri bose bari muri Kigali. Ubuganire n'abantu bari kubwira ati ngewe umugore atumye mbaha, umugabo atumye mbaha. Ariko ibanga ryiza ni ugucecekesha amajwi. Bwira umutima ngo tuza, mfite Imana. Icya gatatu, hari abantu babeshya ari umwuka ubatera kubeshya. Vuga ngo kubeshya. Subiramo ngo kubeshya. Ariko hari n'ababeshya bagakabya yewe. Ariko umukozi w'Imana wabaye Tanzania naho barabeshya. Nge nabonye umuntu ubeshya pe, na n'uyu munsi ntibiramvamo, kandi njya mbitekereza ngo birandenga. Iyo umuntu abeshye akavuga ngo umuntu akamuhamagara ari mu Bugesera, ati sheri ugeze, atubona ati ndi hafi hano kwa Rwahama, ngiye mu Ruhengeri. Tisaba turugendo rwiza, turagaruka ryari? Tuzabona nejo. Uri Kimisagara akamuhamagara, ati sheri aturi he? Atubu tuvugana, ati ngeze hano kuri stade ariko ngiye icyago. Ati none se turi bubonane gute? Ati wihangane turabonana ku mugoroba. Undi akamuhamagara ari hariya Rwamagana, akamubwira ati sheri, ati ndagukumbuye tunashaka tubonana. Ati reka da, atumugeze hano neza mu marembo ya yiriya nani hirya kwa Rando. Atariko ubona tuvugana ntabwo mpari, ngiye mu majyaruguru. Abari mu modoka baravuga ati shofi hagarika imodoka yayobye. Hano hari umuntu iyi modoka irajyaye, igihe Nyabugogo cyangwa igihe, kubera kugenda beshya gusa. Kandi waba mu rusengero, ntibugire ngo abahanzi aba mu rusengero. Bene uwo mwuka wo kubeshya umuntu akagize ubwo abeshya bikamufata bikamuhama, ni umwuka wa Satani. Abandi hari abantu bazi kubeshya shaka. Mwarebana ndeba hano mu maburindo we nashatse. Samumbaza. Mbaza muvuye. Mbaza yewe. Ati mvuye nukuri. Ati Kicukiro atari. Ati na Gikondo. Vuga hamwe. Ati muribona ati no kunyange. Yewe wavuye Kicukiro wavuye Gikondo no kunyange. Ati aho Kinamba. None ugasigara yo sisi ndamenya uvuga aho wavuye. Ati Kicukiro. Ntabwo mubizi.
aba ari umuntu mwiza usa neza kandi wambaye neza. Nyirashimiye Imana arashira ati ngenda hari nariteguye kandi gasimbeshya igihari ndakivuga uko kiri kidahari ntacyo. Urabizi bari nari ku isoko ryo kugurwa, hari igikobwa cyari kirimo kimba miliyoni, arabizi yasanze pagararanye na kisasa bazamanywa muri yo mbungira bantu mutendeka muzarwara umutwe niba bakandagira. Nahati narabana nagutendetse sasa zamanywa mbandi kumwe n'undi sasa babankandagiye muri yo mbwira ndasezera ndajyaye. Kandi warega yabwiye ati ndagwa miliyoni untware basi. Na umwana w'umusirimu bushaje meze uruhara kera nasaga neza, iyo dushaje niko bigenda. Ariko ibyo byose si ikindi bwa buhamya bwiza ku mwana w'iwanyu. Iyo ikirara wakwirukaho rero ikosa ribi ni ukwiyita gukomeye woroshye, ni ukwiyita gufite ntacyo ufite, ni ugushaka kwiremereza utaremereye. N'Imana ikuramo amaboko ikakwihorera. Imana ifasha uwazamuye amaboko akavuga ngo sinshoboye, ntacyo mfite Imana niyo utunze byose, ntacyo nakigeza niyo wageza kure, ntacyo nabasha gukora atari wowe ukinkoresheje, ntacyo nabasha gufata atari wowe ukimfatishije. Imana ikorana nawe. Ariko abenshi turemera, ubu muraje bajya batereta musohotse uhure n'umuhungu wabyimbije amatuza. Mbabwire ntabwo kubaka urugo bisaba ibituza binini, ibituza binini babijyana mu byuma guterura ibyuma. Naho kubaka urugo n'ubwenge byumvikane neza. Ntabwo nubatse urugo kuko mfite ibituza binini, n'ubwenge bubakisha. Amen, amen. Hego n'abanyandikira ngo yo urasa neza ngo basi ngo twakongera tukahura se tukaganira. Twaratandukanye, mureke abo bantuze bayegise niba ari bayegise na bayegireki mubihorere mubaveho mubakugwawe uruhagarare. Kuko rega baragarukanye matiyo twakubonye kuri TV duhumurizanye TV urakeye uri ikigabo gifite ubwanwa bwiza kandi ntabwo ngira, ariko baragutaka bakagusiga n'ibyo utagira kugira ngo bakuyobye ubege igikona. Nurangiza utakaza umuhamagaro Imana guhamagaye. Bavandimwe ukwiye kwirinda mukandaka ariko kose kugira ngo usigire amasezerano Imana yavuganye nawe. Ibitari ibyo hari abatazagerikana. Kibure uko ngani kubarangereza siguyu nuko abimbisha baramutereta rwishwa nabizi. Ushaka kubigumana dukana bibiri utandesho twamuga. Yes niba batereta twebwe abagabo ni twebwe batereta neza, n'abagore kubatereta biroro. Uko iyo twaraye turebanye n'abagahura n'ikigabo kivuga neza kirambwira ati yo mbega bitama mama umugore ati dore umugabo umugabo nayo isakuriza gusa mu gitanda. Iyo bintu byanyu mukwiriye kukumesa kamwe. Emera musakuzanye mugumane. Amen. Iyo bitagenze gutyo murabona abakobwa banci imbere uko bangana n'abagore nazabava. Yewe niyo wabipfitse mudugudu. Ariko icyo nenda kubabwira ni iki: reka kwigira bawo, reka gushaka kwikomeza oroha. Imana izakuzana, Imana izakugeza heza. Vuga ukuri ntacyo bitwara. Reka nirukanye senge burakeye. Hari undi mwuka utera ibigeragezo binyuranye byinshi. Kigeragezo kigasimburwa n'ikindi, kigasimburwa iyo utazi kujya kwiyiriza ubusa no gusenga ntibiva. Uba mu bigeragezo ukagira ngo warabigabanye, vuga ngo wagira ngo warabigabanye. Kimwe kitari cyarangira ikindi kikaba kiraje, ikindi kitari cyarangira kikaba kiraje. Hirya hariya mu masiza arahari umukobwa n'umudamu abyaye nka kabiri. Yaraje arambwira ati ariko pastor mbwiza ukuri ni njyewe shitani yigirisha nkana. Ejo bundi mu rusengero muri korali banyise umurozi. Bitari byarangira banyita ko nasambanye n'umugabo. Bitari byarangira bambwira ko nibukanye umugabo. Bati bitari byarangira umwana wanjye babamuteye inda. Bitari byarangira mama barapfuye. Bitari byarangira data wacu barapfuye. Bitari byarangira
ndirukanwa mu nzu barazora ndarahanga bitari byarangira. Umwana wanjye ararwaye ari mu bitaro bitari byarangira. Umugabo barandaye bitari byarangira. Dore nanjye uko mbaye bitari byarangira. Dore umusatsi wamvuyeho bitari byarangira. Arasa kandi n'umuririmbyi arakorera Imana. Arambaza ngo niki nakoreye Imana. Ndasenga Imana irambwira ngo mubwire ngo nibigeragezo umwanzi yari yarakinguye. Kinga iryo rembo kuko ubwo butwara urabufite. Ndarikinga uyu munsi aramahoro. Ndarikinga uyu munsi aguwe neza. Hari ibintu ugomba guhagurukira nturyame. Waryama ukazabiryama. Iyo usenga by'ukuri uva ku rwego ujya ku rundi. Uva ku rwego ujya ku rundi. Uva mu bwiza ujya mu rundi. Uva ahantu ugirwa ahandi. Uva mu bwiza ujya. Ninde ugiye kuva mu bwiza ajya mu bundi avuga ngo amen. Iyo turi imbere y'Imana tugomba kuva mu bwiza tujya. Icyanyuma ngiye gusoreza. Hari imyuka ashaka ko dusenya. Iyi myuka itera ubuhumyi. Kuki umuntu ashobora kugira mu muryango w'umuntu akagira ubuhumyi butunguranye? Kubera iki mubyeyi? Kugeza ubwo utangiye guhuma uratekereza nk'ubu umugore wanjye ari kurwara amaso. Uratekereza ko ari amaso yo kurwara gusa. Hari gusanga agashitani kaza kumuhumya kugira ngo atazajya asoma ibyanditswe byera. Hari abandi bo bamaze no kugira ute no guhuma. Uwo ni umwuka utera iki? Ubuhumyi. Wanasifi. Amen. Birababaje. Bamama mugisha murwara amaso. Mujye mukubita uwo mwuka utera iki? Ubuhumyi mukiri batoya. Ubundi ngenzareba kugera mu myaka 120. Ndeba vuga ngo areba. Ngewe ntabwo bisaba marinete. Reka kiza marinete bya bibazo. Inyuguti zabadabo. Ngewe yanjye ni original. Ubu mwese bareba neza. Mwese nuri inyuma neza. Agapfuka mu niko gasigaye kabampisha simba menye neza. Ariko ubundi ndabaruzi mwese. Uyu mwuka utera ubuhumyi ugomba kuwusenya. Mu izina ryande imyuka itera uburagi no kutavuga. Ugasanga umwana wawe ntavuga. Ukabiryamana. Umwana akagira imyaka 3, 5, 6, 7. Umwana atavuga ukaryama. Wajya kwa muganga bakakubwira ngo umwana ururimi rwe ni ruzima. Problem. Iyo ni imyuka y'ikuzimu. Iyo ni imyuka ya Satani. Ishaka gutuma umwana wawe atagira ute atavuga. Umwana avugira imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice. None uwo wagize imyaka 4 atari yavuga. Agize 5 ataravuga. Problem. Ni imyuka itera uburagi. Vuga ngo none turamenagura uburagi. Turamenagura umwuka w'uburagi. Turawumenagura mu izina ryande rya Yesu. Undi akavuga dada. Si uyu mwana ko akuze kuki atavuga neza. Hari umwuka utera uburagi. Irahaba. Ntabwo mbumvishe irahaba. Hari n'imyuka itera kutumva. Umuntu akagira ikibazo cyo kutumva neza. Iyi myuka turayimenagura none. Ndashaka ko iyi myuka tuyisenyagura ryari. Kuko none urabona igitangaza cy'Imana muri ibi kubabwira. Niba ufite ikibazo cyerekeranye n'ibi bintu none urabona iki? Imana. Ikindi imyuka itera mu muryango. Ugasanga umugore n'umugabo ntibumvikana mu buriri bitewe n'ibitagenda neza. Ugasanga intambara n'imishiha n'amahane birahahora kubera ibitagenda neza. Singitinda banyire kubyumva barabyumva. Bene iyo myuka no kuyisenya mu izina ryande. None ndashaka ko dusenga. Nishaka musigare muri babiri ariko dusenge tuzabona Imana ejo bundi. Kuko iyo umuntu yamenye icyo agiye guhangana nacyo amenya n'uburyo bwo kugisengera. Amen. Ikindi nshaka kubabwira hari imyuka y'ibinyoma. Niba umugabo wawe akubeshya birahagije byakubeshye. Umwuka muri mu umenagura. Kuki ubana n'umuntu ukubeshya? Umuntu akakubeshya ugasanga mu by'ukuri wagenza ugasanga yakubeshye. Ibyo yavuze ni ibinyoma. Yakwemereye ibintu ntiyabikoze. Yavuze ibindi yabishyize mu bikorwa. Kubera iki? Kubita uwo mwuka umene azavuga ukuri. Kuko nawe siwe reka. Ni imyuka imwinjirira ntabimenye. Vuga ngo imyuka. Mubabare ko nabigishije ibintu bikomeye ariko nibyo dukwiriye gusengera. Imyuka y'ibisazi turayisenya ryari. Ntabwo ibisazi biboneka iwanyu ari ibyanyu. Ntabwo ari umugabane wanyu. Iyo myuka tugomba kuyisenya. Vuga ngo ibisazi bigomba kugenda. Nawe kandi barabikoherereza usigaye ubwirwa ngo ugiye gusara.
hari imyuka y'ibisazi none turayimenagura ryari none. Ndashaka kubabwira ko mugiye kuzaza gushima Imana muvuga ngo twabonye Imana, kandi twabonye Imana ikora. Imana ishimwe. Hari indi myuka nenda kubabwira yitwa ubupfumu, kuraguza ubupfumu. Ugasanga umuntu n'umusinzi ariko ibyo avuze ngo biraba, ugasanga umuntu yakijijwe ariko ibyo avuze ngo biraba. Bene iriya myuka ni imyuka y'ubupfumu. Iriya myuka rero iyo uyiyobotse ibyo ikubwira bishobora kuba ariko igutandukanya n'Imana. Dore nibyo kuraguza iby'ibihe. Hari ibintu tujya twumva ngo bamagayane bahanuye. Magane yari pasiteri, yari umukristo se, yari n'umupagani. Bene buriya buhanuzi n'ubuhanuzi sataniki, copy paste. Ibyo satani akopiya akerekwa yarangiza akajya kubitanga nk'aho ari ibintu bizaba. Ariko bibutse ibice bibiri by'ubuhanuzi. Imana ivuze ikibi, iyo abantu bahindukiye irigaruka. Ariko bavuga ikibi gusa, kandi icyo kibi bavuze bakagikurikirana. Bahora bashaka ko abantu bazajya mu makosa Imana ikababaza abantu. Tugomba kwirinda ubuhanuzi buhagaze ku gice kibi gusa, kuko Imana n'Imana ivuga ibyiza. Mbabaze, nimwe mubyeyi wari wazinduka abwira umwana ngo uzapfa ejo bundi uziga uragapfa urakagira gutya, umubyeyi wabikora? Iyo Mana ibabwira ibibi gusa, ndabona ugiye gukuka amenyo, ndabona ugiye gucuka umusatsi, ndabona ibibi gusa, ndabona bagiye kuguhamba, ndabona akana kawe kagiye mu kuzimu, ndabona nta cyiza reba. Bene iyo myuka kwa kina Yesu toka shitani. Imana n'Imana ivuga ibyiza. Umuntu akirirwa kubwira uzapfa, ndabona uzapfa, ndabona uzapfa utabyaye, uzapfa utarongowe. Nawe ati Yesu we kubita shitani kare. Mwebwe abahanuzi mubukiri kubika. Urugo rwawe rurasenyutse. Nta Mana ivuga ngo rurasenyutse, ahubwo ikwigisha uburyo rwubaka. Mwebwe mwakira ubuhanuzi butari impamvu ntimureba. Uyu mugore baramutse bagiye bamubwira ngo urugo rwawe rurasenyutse, dore ikintu ahita areba. Azinduka mu gitondo akareba uko ndi kureba. Ariko wabugani ndabona umugabo asigaye areba nabi. Mirebe wabugani irasa naho afite gahunda. Kandi wenda ayinzu yancanze nayabuze, ndi kureba ngo wabuze ayinzu. We rero ntabirebera mu yinzu, arabirebera muri ya message bamuhaye. Johnson, uyu mugore wawe nuriko n'akamunyamwuka barimutse amubwira ati Johnson agiye kugutejo, bakamubwira atagiye kuguta. Burya bwacya mu gitondo yatabivuze, abari kureba inkweto zawe uko zigenda. Ariko amugana ibirenge bya Johnson biragenda nk'ibigiye kuta. Ndabona wavuga ngo sheri, ngo ariko ndabona hari ibintu bitari kugenda neza. Ati n'ubundi barabimbwiye, n'ubundi impamvu na bitagenda neza barabimbwiye ko wenda kunda. Iyo message yijyanye n'ubucyubatse cyubaka Imana ishaka kubaka. Ubuhanuzi bwiza nubuguha icyerekezo cyiza. Apana kubika ibintu ngo uzapfa, barambye nzapfa. Yaba hano mama Mugisha uri Kanombe ngo mbabwiye yagiye hirya ari mpavuza, ariko nanjye umutima wanjye ugabikira hafi. Mana yanjye umbabarire, nari mpavuza. Aragenda abapasiteri bane baramubwira ati wowe wa mugabo wicara hano, ati uvuga Imana ivuze uyu mugore wawe ugiye kumuhamba. Nawe yamaranye iminsi akazozi ko kurota urupfu. Ati ndapfuye. Ati urapfa rwose. Ati Yesu we yitsinziriye. Ati ravuze n'ubundi urapfa. Yesu mwamuremeye ko agenda aragiye. Ati n'ubundi ravuze ngo urapfa. Mugore arapfuka marayika. Murabizi ko nawe wakubwira ngo ejo uzapfa ugira agahinda. Baramubwira ati uvuga ivuze zana 200 igitambo cyo kugucungura. Umugabo yahise yatsa akabenzi kuri konte rotira 250. 250 yazanye. Ati Imana dorara yazanye. Urayemera ko nta kibazo? Ati no. Ati turi muri fundraise n'igiterane tugiye kwiteranya, aturatangaho igitambo. Warushizeho 50 nabaye kwa 400. Nari rukangara yazana ngo asubireyo, n'ubundi baramubwira ati ntibyavuye. Arasara noneho arasara, aribukanga umuntu yahuye n'umuntu umwe
aramubwira ati genda urebe papa we, nimuhura uraruhuka, ni wowe senge muhure gusa, nakwemerera mugahura uraruhuka. Telefone arampamagaye, urihe? Ni wowe suriye? Ndi runaka. Ufite ikibazo cyati ngiye gupfa. Ntabwo uri gupfa, upfa ko wampamagaye urabaho. Ati ndabaho akuzindura rari. Duhurira hano ku rusengero ndamusengera, yaratwite inda y'amezi 3. Kuva uwo munsi ndamusengera, ndamubwira ni wowe muntu uzabyara neza, ndabarahira Imana ngorere. Ajya kubyara baje saa 11 za mu gitondo, barambyutsa ndamusengera, ndamubwira nti ukigera kwa muganga, muganga aratanguranwa no gufata umwana. Yapfuye kugerayo isaha imwe yarampamagaye ngo nabyaye. Wabyaye neza? Yewe. Nta cyuma kibaga? Yewe. Uri murahumeka? Yewe. Ndababwira ni muganga, mvuga naho umuganga bari yarimo areba uko bimeze. Hari umuganga uri hafa, mbaza uwo mubyeyi nta kibazo afite, ameze neza? Ati yewe, nta kibazo, yabyaye neza. Ndi umuryango we. Uyu munsi asengera hano, baza ku cyumweru kubera akazi, ariko yari yarahabutse kubera ubuhanuzi. Vuga ngo ubuhanuzi bubi. Niyo ukwiye gupfa se, Imana irakurya uruhinja ngikumaze. Usa umuntu ari gucuragura abantu ngamwe batoya, murapfa mudakora Imana, murakenyuka mudakora Imana, irajya kuba bikamutubate ngo mujye kumara yindi. Ukwiriye kuba ugakorera Imana, ukwiriye kuba ukanezeza Imana, ukwiriye kuba ukagera ku ntego z'Imana, ukwiriye kuba ugakorera Imana. Intego ikuri Imana izayishyigikira. Ubeho mu izina rya nde? Mbwirira uwo muntu muri kumwe ngo uzabaho, mubwire ngo uzabaho. Ubuhanuzi bubi bahawe ntabwo buzasohoka. Ubuhanuzi bupfuye bw'amanyanga gusa bwo kugira ngo babatere ubwoba, teroriste, ubu teroriste bwo kugira ngo barebe ko babakora mu mifuka. Ntayo nzabakoramo, nzakira kandi nzatera imbere. Nzababwiza ukuri kandi tuzagerana mu ijuru. Ndabizi neza aho turi kumwe tuzagera iyo turi, kandi tuzavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ni Imana imenagura imbaraga z'umwana, ni Imana imenagura imbaraga z'abadayimoni, ni Imana imenagura imbaraga z'ikuzimu, ni Imana imenagura imbaraga z'abagambanyi, ni Imana imenagura, ni Imana imenagura. Vuga ngo n'uyu munsi iramenagura. Bwana fifi. Amen. Imana ikubwiye nguriya hariho umugambi uyu, ihita ikubwira ngo hariho intsinzi. Kuki umuntu aguha ubuhanuzi butagira intsinzi? Warangiza ukabutahana yagukonfuzinze, umutima ugataha wabihiwe, ukarara wahangayitse kubera yaguhaye ibintu bidafite intsinzi. Imana ni Imana ivuga igatanga n'iki? N'intsinzi. Kandi Imana ishobora kuvuga ibintu igatanga confusion. Umuntu agataha ari confused muri we, agataha abihiwe yibaza iteraniro yateranye ibyo aribyo. No. Imana ni Imana ikubwira ngo byari bimeze gutya biramera bitya, hari ibintu byari bihagaze bitya birahinduka gutya, hari intambara yo kurwana zizasoza bitya, hari umugambi ufite uzarangira gutya. Imana ni Imana yacu ivuga ibintu ikabivuga neza. Iyo mpamvu yo ndetse twifatika sinjya byere dongiye kubwira ikintu kumara amatsiko. No. Sijora kubuhanuzi uteye ibibazo, utumura udasinziriye, burakabura mu izina rya Yesu, burakabura bugahabura shegaho. Ubuhanuzi butera umuntu kurara nabi, ubuhanuzi butera umuntu kwibaza mu nkore. Umuhanuzi ati nakazi kawe, yureka guhanuka biguma. Nyari ndi kuri rezo, mba ndi kuri rezo. Iyo ntayiriho nakwigisha ugataha ukajya kuryama, utanyurwa nabyo ukazabura. Kuko ntabwo rwanira guhanura, rwanira ko umuntu w'Imana azagera ku kigero gikwiriye. Kandi ndi n'umuhanuzi, ndiwe genda, ntabwo nsengera ngo mubirebe, nge ndiwe. Iyo neretswe mba neretswe. Kandi iyo ngiye guhanura, mpanura radari yanjye iri gukora neza ndimo. Apana kuza kuba ngo urumva ngo ndabona ngo icyatsi kibisi. No. Yari umutuku aba ari umutuku, yari umweru aba ari umweru, yari icyatsi aba ari icyatsi. Sinshobora kujya kure, ntabwo niyamamaza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire, iyi myuka mubona ibasa imiryango yacu y'ubusambanyi ni imyuka mukwiriye kurwanya, kuko si umwuka umuntu avukana. Niyo uvukanye ufite uburenganzira yo kurwanya uwo mwuka mukawutsinda. Iyi myuka y'ubusinzi mureba abantu yababasi, ufite uburenganzira bwo kumenagura uyu mwuka ukava mu muryango wawe. Ufite uburenganzira. Amen. Niko mada. Sinararanye inkweto ku munsi narongoyeho maze iminsi.
sinakuraje hasi ngarara ku gitanda. Namuraje hasi cyane. Yewe nari gusinzi gusinda karaza umugore hasi. Kandi bimige wabageni b'iminsi ibiri. Ngewe naramubwiye ndi ngewe nasinze abagore ndibanyegera kwa Chinara Yesu toka shitani mana ndi umugore waje umugore yaturutse he ngewe iyo nasindaga nta mugore wandaraga iruhande. Nta gutereta nasinze, nta kuganira n'umugore twasinze, nta service nari ngeneye ku mugore nanyweye. None yarabaga nanyweye nahitaga nirukana. N'uyu namuraje hasi n'umutanga wawe. Narabwuzuye ndambika amaguru hasi no hejuru. Ntaho nziteho kuryama shaka ikiryamo cyawe. Abagore ntabwo bajya baryama iruhande. W'iminsi ngahe ibi kugira ngo mbitsinde twafasha amezi 6 dusenga. Tuva ku gitanda tujya hasi. Atandatu ashize nihaniye mu giterane data ubwo n'amabukwe bari bakajya babono ntabwo bishoboka. Se uri yarajya imbere ku mariki si umukristo n'umukristo urara ahantu mwibanga. Nje nabaye umukristo urara ahantu mvuga ngo mwibanga. Ubu namwe murahaba mwibanga mu gitondo mukaza gutera. Nari n'umuririmbyi uririmba ijwi rya nyuma basi zajya mu mwuka rimwe abantu bahinda gatana ariko harimo n'ibindi bibahinda gatana mu imbere. Mana uzaduha agakiza gafate gahame. Niko uyu munsi iyo nza kuba giraraye uburaraye kuba harumiwe niyo nzobe ntawe bifite najya gusiga amakara yo kugusiga amavuta. Nagusiga amakara urumva namugura amavuta y'ibihumbi 30. Amakara uramubwira ati n'uyu ushaka unyurwe n'amakara cyangwa urorere niko bameze. Bene data y'ibyariye mwe ntabwo mwabikora ariko hirya barabikora. Mugabo wasinza nyurwa n'inzoga ze ibitenge wambara ntabwo bimureba. Pfa kuba yabonye yaho. Nijya uzatsinda uyu mwuka iyi myuka mugomba guhangana nayo. Apana gutekereza pasteur aho gukamenya ngo uyu mwuka wamfashe. Simushaka mu bana banjye, simushaka mu bakomokaho, simushaka mu muryango, simushaka muri uriya mugabo, uriya mwuka mubase ndawuse. Kandi bizashoboka. Amen. 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 Imyuka y'ubumuga ndasoje. Imyuka y'ubumuga ni imyuka iza ikababaza. Mukagira ubumuga mugendana, mu migongo mukabugendana, amaguru mukabugendana, iyo myuka y'ubumuga. Imana yambwiye ngo irashaka kumenagura iyo myuka y'ubumuga mu muryango. Ufite ubumuga bubamereye nabi, murabona mufite ubumuga n'ahari abantu bicaranye ubumuga. Imana irashaka kumenagura imyuka y'ubumuga haba kuri wowe, haba kuba gukomokaho, haba aho utuye, haba iwanyu. Imyuka y'ubumuga Imana irashaka kugira ute kuyimenagura. Vuga ngo ngomba kuba muzima nta bumuga. Abanye bagomba kuba bazima nta bumuga. Mvumye umwuka w'ubumuga mu izina ryande. Ugomba kwiga kubivuga. Apana guceceka no. Umenye kuri mu ntambara kandi ugomba guhangana n'ikikurwanya. Bwana sifiwe. Niba ari umwuka wo kudashaka ubuse, umwuka wo kutabyara ubuse, umwuka wo kudaheka. Berutse kurota Rwanda n'intare. Intare yibuka umuntu irambwira ngo urananiye. Twararwanye turabirinduka n'intare y'igisore. Nari ndambi igiti cy'umumbati, muzi igisobanuro cy'igiti cy'umumbati ni umugisha wanyu. Kuko umumbati ngiye kuwufata ariko nta urandura intare ifata. Twararwanye uyu mugore niwe wangangwa arambwira ngo niki wabaye. Nabizi icyuya igitanda cyuzuye amashuka nako icyuya cyuzuye amashuka. Ndarwana nindi uri hasi nindi uri hejuru. Intare turabirindukana nyigonyora ijosi nyigonyora amaguru imfatisha igituza cyayiranzirika. Iziritse ndayimanukana nyikubita mu mukogi mu kabana. Turamanuka tugwa mu mwobo turabirindukana gufata ku ijosi zifata ku ijosi. Ndayitsikamira nganagira ku mugongo ndazamuka simbuka ngo hejuru. Irabirinduka irazamuka. Turongera turamanuka twikubita. Turarwana nyivuna amaguru imbere nyivuna amaguru inyuma inanirwa kugenda ariko nanjye ndananira. Nsigara turebana nkuko narebana n'uyu muntu. Ndayibwira ndi ntacyo wantwara. Neza gute. Irasuma kumfata ndayibwira ndi ibesho simbuke rimwe bitegufu. Intare najya kigaragara cyane. Igize ubwoba ni strategy yo kuyicika.
kuko imbaraga zo kuyica nazibuze. Mbona nciye ahantu mu rutoki, mbona mpigutse ahantu hari umuhanda, ngikandagira mu muhanda ahindutse umuntu ureshya n'urusengero, arambwira ngo uracitse sha. Ndamubwira nti ntuzashobora, nta nubwo uzashobora, nta nubwo uzashobora. Turatandukana, ankangura ari ibyo ndimo ndi gutongana. Ariko icyuya cyari cyose, urumva iyo ni intambara yo mu mwuka. Iyo ntabimenye ndaryama ngasinzira nkagira ngo ntagihari. Ntukajye uryama gusinzire, hari igihari. Hari ikidashaka ko ari cyo watunga, hari ikidashaka ari umwuka urwana nawe. Nubimenya uzamenya kurwana, uzamenya guhangana. Ntabwo tuza kugira ngo abantu baturebe, ahubwo umenya icyo wamenye ugahangana n'icyo uri kurwana nayo. Wanasifiwe. Wibutse ko umuntu ashobora kurwanurira ariko ntagufasha kugira ngo byuzuye. Iby'Imana ivuga ugira uruhare rwo kugira ngo bigire ute byuzuye. Wanasifiwe. Iyo umunyandege nke ntiyari ifashe ijosi karirya, inzoka mperutse kurwana n'inzoka irambwira ngo we papa uri uzadushobora. Ntabwo uzadushobora, ntabwo uzadushobora. Iri kunguta yari ishira, irya ihagarara ikarambura ijosi gutya, ukajya ubona yahagaze yicaje umurizo. Mbura nayo mu nzozi, mbona ndi kurwana nayo, irambwira ngo wowe urabeshya papa uri, papa uri, papa uri, papa uri, wowe iratonga mu Kinyarwanda, pana mu Cyongereza, pana mu Giswahili. Ndayireba mpagaze, zijambo rimwe nayibwiye, nayo nayibwiye ngo nzagushobora. Iravuga ngo yehe, mbona sinshatse kurwana nayo, ndayihunga. Nyikwebye imbere mpura n'uruziramire. Murabona ukuntu kinga, urabona ukuntu bakinga, cyaratambamye kiravuga ngo uraca, ucitse iriya none uraca. Nagiye gusimbuka ngo nyice hejuru, usimbutse umuntu afata mu ijosi. Aho kugira ngo inzoka bari yifata, mufatwa n'umuntu mu ijosi. Turarwana ashaka kuniga, mukubita ku giti cy'avoka, muhwanya n'igiti, mukubita umutwe urameneka, mpita ndamucika ndagenda. Murumva ntarwana? Warangiza ngo ngo ntuzarwana, nibuze ngenda rwana nanjye si kwirwana. Wowe ho bazakundana, wowe nukuguhekenya neza. Wararambije, wararyamye ngo ngizabikorere kwiyubahisha nitanabikora izuba. Kurasetse ubusa bagira usororo baranganira. Abantu bari kwambaye amasaha samukene, bari kubaha. Nta bantu uyu mwanya bari mu bitaro kwiye kwirwana. Mbwira umuntu ngo gabanya ubutesi, ubwire twitonde ugabanya ubutesi, nutirwana hari bizaguhekenya uzabona. Nta bintu byo kuryama ukiri mu ntambara. Uwo urashaka base ngwino ntabare n'ukuri, base ngwino. Nabonye n'imbere igenda hejuru n'ukuri, ndebera ibyazo by'iyimbere. Hari umunsi pasiteri azabaruriye indege yaragiye i Burayi, uzahamagarane. Rero ukwiriye kumenya guhangana, guhangana niko madamu. Ugira ngo ibyaniga madamu ndandi yakirwanaho. Kwirwanaho nta kuba pasiteri wanjye arasenga rero n'umugabo wuzuye amavuta. Hari umunsi yanjye mba nayatwaye yawe akaba ari yakora. Bwana sifiwe. Icyo nshaka kubabwira, intsinzi ni iyi. Andika ngo intsinzi ni iyi. Gusenga. Matayo 20. Matayo 18. Matayo 18 n'umurongo wa 18. Ngaye intsinzi kandi niyo ngiye gusengera, kuko none icyo ugiye kuboha kirabohwa, icyo urabohora kirabohora, icyo urategeka kiraba. Vuga ngo kiraba. Reka mbabwire igitangaza Imana igiye kugukorera. Urasaba none urahawe, uraceceka ntacyo urabona. Urasaba none urahawe, uraceceka urataha amazi. Bibiliya tubwiye, nabwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe na hehe, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe na hehe. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wa hehe. Kuko babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati. Imana irahari cyangwa ntihari? Irakubwiye ngo icyo uraboha kiraboheka, kandi icyo urabohora kiragira ute? Kirabohora. None Imana iguhaye uburenganzira. Turuwa
droit, mfite droit, mfite uburenganzira, mfite gusaba ngahabwa, mfite kubaha bikaboneka mu izina ryanjye kandi biraba. Kandi kose kamaze iminsi karakuzonze tugiye kugahambira mu izina ryanjye. Umurozi afite ibyago kuko none turamuboha. Uwakurogaga wese none afite amakuba kuko ryari none turamuboha. Kandi wakuzaga kwinjira mu mwanya wawe turamuboha. Nta mbabazi mfite none nta gasantima nanjye. Ikikubangamira cyose turakigira ute? Turakibona. Ikikurwanya cyose turagira ute? Turakibona. Icyakubujije amahirwe turagira ute? Turakibona. Uwakwitambika wese araboha. Uwakurwanya wese ari muri danger. None abashaka kukwinjirira baraba binjiye muri zone danger. Vuga ngo dangereux. Niko abafaransa bavuga dangereux. Abongereza bakabivuga mu kimwe bwe. Abaherutse? Okay. Nabyumvishije. Nababwiye ngo none Imana iragushingira igiti. Kandi kikubera ikimenyetso n'ubuhamya bwawe uzaza kuduha. None iragushingira igiti. Nta mikino none dufite ni kugira ngo urakare kuko niba udafite ibyo urakari buryame mu ntebe. Ariko niba ikikurakaza gihari ufite uburenganzira bwo kuboha no kubohora none. Ufite uburenganzira bwo kubohora umugabo wawe, ufite uburenganzira bwo kubohora umugore wawe, ufite uburenganzira bwo kubohora abana bawe. Inda yawe urayibohora none, umugongo wawe urabohora none, akazi kawe urakabohora ryari none. Umva amafaranga yaboswe urayabohora ryari none. Icyerekezo cyawe Satani yari yarafunze kirafungurwa ryari? Today. Vuga ngo ni today. Aujourd'hui. Amen.